ni buriya feature dongeye ndagarutse ku gice cya kabiri cy'iyi video ku bantu benshi mwere mwakomeje munsi abana nababwiye ko video iri buze gukurikira n'ubundi ndibuze guhita mbabwira abanditse muri comment bambwira ngo narose ibi narose ibi bimwe narabibonye hari ibyo ngiye gushyira muri video bimwe ngiye kubasubiza ndetse n'ibyo utabonye ndaza kubishyira muri video ikurikiraho wowe wandike muri comment ushyiremo inzozi ufite ikibazo twagusobanurira muri video ikurikira rwose ndibuze kugufasha mbere na mbere banze ukore like kugira ngo video igere ku bantu benshi kandi unakore subscribe niba uri mushyashya kugira ngo birusheho gufasha abantu benshi bareba video zacu kandi nawe zirusheho kuba zagufasha umuvandimwe mugenzi wawe zimufashe abantu twese turusheho kugubwa neza muri isi ndetse urusheho no kwitegura ibintu byose bizajya biza mu buzima bwawe birusheho gusanga witeguye ndetse ubashe kubirwanya ibineshe rimwe na rimwe Imana ituganiriza mu nzozi ariko ugasanga abantu muri make twe twabiciye amazi twarabisuzuguye ntabwo tubyitaho kandi mu by'ukuri nta muntu numwe muri iyi si Imana itagiganiriza mu nzozi nta muntu Imana itagivugisha ahubwo mwese nuko inzozi mubona muzisuzugura muzica amazi reka mbanze mbaho urugero iyo twitegereje muri Bibiliya hari abami benshi batasengaga rwose ugahera ku mwami Farawo ubwo yarotaga inzozi bikamuyobera bikamucanga ariko akaza gushaka abapfumu be babandi bapfumu bakorana na Satani bikamubikananira bikanga kugeza umunsi yaje kubona Yosefu akamusobanurira amapfa azatera igihugu n'uburyo cyabyirinda icyo gihe atangira kubona ko uwo muntu ari uw'Imana atangira gusobanukirwa ko izo nzozi zituruka ku Mana kandi babashije kubihashya bagashya ikibazo mbere yuko kiba bivuze ngo rero natwe ibyo tubona mu buzima bwacu ntabwo ari ibintu akenshi biba byaje ngo bitwitureho ibyago amakuba gutera imbere ibintu byose biza mu buzima bwacu Imana iba yohereje Mwuka Wera kugira ngo abasha tubare mu nzozi atuganirize agira ibyo atwereka n'uburyo tukwiye kwitwara mu buzima bwacu buri imbere ariko ugasanga twabyirengagije ubwo nagira mbanze bibasobanurire kugira ngo baze mu byumve njye mubona muvuga ngo watinze sorry mbagira ngo manze mbasobanukirwe wenda we niba utabyumva neza mbafasha n'abandi babyumve neza nizere ko turi mu mujyi umwe ariko mujye mwibuka ko ari channel yanjye bamwiye kuvuga ibyo mwiye kuvuga nk'isanzura twagiye ubu tugiye gutangira rero ndagira ngo manze gusobanurire zimwe mu nzozi nubona zimwe muri izi nyamaswa mu buzima bwawe ni inyamaswa kenshi mwagiye mumbwira ni ibintu byinshi mwagiye mumbwira izi ni inyamaswa ngiye kukubwiramo muri iyi video hano nuramukurose izi nyamaswa umenye icyo zisobanuye mu nzozi zawe ndetse utangira witondera ibintu hari icyo bivuze ni ikintu uri buze guhita usobanukirwa iyo umaze kugera muri iyi si inzozi rero akenshi uzasanga Imana ari nyine ikoresha ubwo buryo kugira ngo ivugane n'ikiremwa muntu akenshi ugasanga ariko mu nzozi tujya turota rimwe na rimwe hari igihe usanga higanjemo inyamaswa ariko izi nyamaswa zikaba zifite nanone undi mwihariko udasanzwe muri kwa kurota kwacu ndetse na za nzozi duhura nazo izi message rero duhabwa n'izi nyamaswa tuba twarose ni message zitandukanye ngiye kubabwira muri iyi video nturenge hano utarakora like ndagusabye ntuharenge rwose niba uri namushyashye nturenge udakoze subscribe hari ikizi nyamaswa ziba zihagarariye wibuke ko inzozi zose ngiye kubasobanura hano zose zisobanurwa n'Umwuka Wera kuko ni inzozi ziba zaturutse ku Mana bivuze ngo Umwuka Wera niwe ubasha gusobanurira inzozi neza tukabasha kuzumva neza niyo mpamvu natwe kugira dusobanure turi buze kwifashisha na Bibiliya kugira ngo ubashe kugira ngo usobanukirwe neza inzozi za mbere ngiye guheraho inyamaswa ya mbere uzabasha kuba warota mu buzima bwawe inyamaswa ya mbere uzarota mu nzozi zawe nuramukurose inyoni yo mu bwoko bwa peacock iyi ni inyoni igira amabara menshi agaragara neza nziza abantu bakunda ikunda nayo kuba ndetse ikundwa n'abantu benshi bitewe n'ubwiza igira ariko mu buryo bw'umwuka inyoni ubundi ihagarariye n'uburyo bwayigaragara ihagarariye cyangwa se ifite ikimenyetso kivuga ko ari ubwibone ubwirasi rero umunsi uzabona ugakomeza no kubona izi nzozi zawe mu nzozi zawe uri kurota ukatangira kubonamo inyoni yo mu bwoko bwa peacock uzamenye ko usa nkaho ufite umwuka w'ubwibone muri wowe uri nyamwigendaho uri wa muntu bwawe usa nkaho wikunda gusa kandi ikindi gikurikira ushaka uri wa muntu ukenera ko abandi bantu bakwemera ukeneye kugira ngo wemeze abandi bantu nkuko tubisanga mu gitabo cya Bibiliya aha niho turi buze gusanga Lucifer cyangwa se Lucifer Satani ubwe mu ijuru yari umumarayika mwiza ariko ibintu bwaje kuva imbere y'amaso y'Uwiteka cyangwa se kuva abura
atakaza kuba imbere y'Imana bitewe n'uburyo yari afite ubwibone. Iki nicyo kimwe mu bintu abantu batajya bamenya. Buriya icyaha cy'ubwibone cyangwa se ubwawe kwibona, iyo wibonye, ni kimwe mu kintu kidasanzwe gishoboye kuba cyagutandukanya n'Imana rwose. Ibi ni bimwe mu byatandukanije Satani, kuko nawe yari atangiye kwibona nk'Imana. Rimwe na rimwe uzabibona n'abantu kenshi bari kumwe nawe, utangira kubona batangiye kwibona bikomeye cyane kubera ko wabafasheho gatoya. Rero n'Imana nayo iki kintu iracyanga cyane, nubwo abantu batajya babimenya. Yanga abantu batangira kwibona, ukabona batangiye kwishyira hejuru. Rero niyo mpamvu nayo ifata umwanzuro wa mbere igatangira kukuburira yifashishije bimwe mu bintu biri aho hafi yawe, cyane cyane nk'inyoni mu bwoko bwa peacock. Iramutse uyirose, inyoni yo mu mabara menshi ndakeka muri kubona muri screen. Nuramuka uyirose, iyo nyoni yo mu bwoko bwa peacock ifite amabara menshi, ifite uburyo itangaje, bagiye bataka n'amababa yayo. Iyi rero ni inyoni nziza cyane, ariko nuramuka ubwawe uyirose, iyi ngiyi izaba ihagarariye ubwibone bwawe. Izaba ivuze ko ubwibone, umwuka w'ubwibone uri kukugendaho, nk'uko tubisanga mu gitabo cya Izayi ibice 14 umurongo wa 9, aho handitse ubwibone bwa Satani, ndetse no muri Ezekiyeli ibice 28 guhera ku ibice 28 guhera ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 17. Ndihutisha ngitsame ku murongo wa 17, wumva uburyo ki ubwibone bwawe bushobe kuba ari kimwe mu bintu byakwirukana mu ijuru rwose, cyangwa se byagutandukanya n'Imana burundu. Kwa kundi ubisuzuguye, abantu benshi bakunda gusuzugura iki kintu, nibabashe kucyitaho, ukabona nicyo kintu gisa nk'ikibashyize hasi. Haranditse hano muri Ezekiyeli ibice 28 umurongo wa 17, ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru, kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Aha ni muri Ezekiyeli. Ibi rero ni bimwe mu bintu akenshi ugomba kwitondera ubwibone, kuko bushoboye kuba bwagushyira hasi cyane kuruta uko mbere wigeze kuba wamera. Kuko akenshi niyo ushoboye kuba wakireba muri mirwari, ugatangira kwibona ubwawe uri umuntu udasanzwe, ugatangira kwibona ko urenze abandi bantu, ako kenshi uba utangiye kuba wagukure cyane y'ubuntu bw'Uwiteka, uba utangiye kwitandukanya n'ubuntu bw'Imana, uba utangiye kwishyira hejuru, utangiye kubona ko ubwiza bwawe buruta ibindi byose. Kandi mu by'ukuri ibyo bintu byakuzanira ibibi. Ubwawe ukuri kwibona gutyo, usa nkaho ubwawe uri kwibona mu buryo budakwiriye. Nicyo kimwe kwibona iyi peacock mu nzozi zawe, nibyo bisobanuye ko wa mwuka w'ubwibone buzaza mu buzima bwawe. Nuri kuza, tangira usenge uburyo cyirukana uyu mwuka mubi, urusheho kugenda, maze urusheho kwicisha bugufi, urusheho no kugubwa neza. Izindi nzozi za kabiri uzarota, ndetse bigahita bikubwira ko mbere na mbere ugomba kwitonda. Umunsi uzarota intare. Nukomeza kubona intare mu nzozi zawe, ibisobanuye ko uri guhangana n'umwuka w'umunyembaraga, uri guhangana n'umwuka umwanzi ufite imbaraga nyinshi. Ukeneye kugira ngo usenge, kubera ko intare urayizi igira amahane, kandi ni imwe mu nyamaswa igira imbaraga nyinshi, kandi y'umwami mu ishyamba, ifite n'ubushobozi n'ubuyobozi. Rero umunsi uzarota intare isa nkaho iri kukwataka, ibi bizaba bisobanuye ko usa nkaho ugiye kujya mu rugamba rukomeye uhangana n'imyuka mibi. Ukeneye mbere na mbere kugira ngo witegure usenge, nk'uko Bibiliya ubwayo bitubwira ko Satani ubwe izaza igenda ubwayo Satani izaza itonoma nk'intare iri gushakisha abo yaconshomera. Imana rero irashaka kugira ngo ubanze umenye ko iri kumwe nawe, ndetse izagutsindishiriza umwanzi wawe nuramuka usinze ukayegera. Nk'uko tubisanga muri Zaburi ya 91 ibice 13, haragira hati, uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka, cobra. Ibi ngibi ni Uwiteka ubivuga, izakuneshereza. Guhera ku ni Zaburi guhera ya 91 guhera ku bice 13 kugeza ku bice 14.
ahangaha Uwiteka akubwira ko azagutsindirisha kandi azakuneshereza ukazabikandagira nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Abaroma ibice 8 umurongo wa 31. Ubanza wumva ukuntu rwose Imana ibikubwira ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde? Ni mu Baroma. Rero umunsi wegereje Imana ukayegera mu isengesho ayizakuneshereza kandi nta mubisha wabasha kukunesha, nta n'uwabasha kudutsinda rwose. Tuzaba tumeze nk'abana b'intama bakurikiye umushumba. Izindi nzozi uzarota mu buzima z'inyamaswa zikaba zifite ikindi kintu zisobanuye mu buzima bwawe ugomba kwitondera nuramuka urose ihene. Ihene ni imwe mu nyamaswa iziho mu gufunga umutwe ndetse n'ubwisanzure bukabije cyane. Ntikunda gukurikira umukumbi w'izindi, ntikunda kumvira umushumba. Akenshi ihene ubwazo buriya zihitiramo kugira ngo zikorere ibyazo, zikabikora mu buryo bwazo. Rero umunsi mu nzozi zawe uzakomeza kwibona ubona ihene, cyangwa se ubwawe wibona nk'ihene, cyangwa se umunsi uzabona ihene mu nzozi zawe, bizasobanura ko uri gufunga umutwe, uri ntagondwa, uri wa muntu udashaka kugira ngo yigere ku bandi, udashaka kugira ngo ufate amasomo, nta muntu ukugira inama ngo yumve. Uwo mwuka uri kukugendaho. Muri make ahangaha nta muntu wabasha kugukosora. Muri make ufite ibintu bimwe mu bimenyetso bikubwira ko ufite ubwihebe muri wowe, rebellious. Ufite ubwihebe muri wowe, ntabwo ushaka kumva. Uri muri ba bantu batabasha kwigishwa, unteachable spirit. Ufite umwuka wo kutigishwa muri wowe, utabasha kumva ko abantu bakubwira ugakora ikintu, barakubwira ngo reka ibintu ubyumva, barakubwira ngo kurikira inzira ntuyumva. Muri make wa mwuka w'ibibi umaze kukugeraho ku buryo udashaka kumva. Ufite undi mwuka wa disobedience, kumva byaranze no kubaha. Ariko nanone n'ubushake bw'Imana, amategeko y'Imana iyo babikubwiye ibi byose ntubyumva. Iyo dusomye muri Bibiliya rero, Yesu nibwo yaje gukoresha umwe mu muzimizo hagati y'ihene n'intama, aho usanga ko abantu b'Imana bamwe yabagaragaje nk'abantu b'Imana, bamwe bayubaha bumvira amategeko yayo, bazaba bahagaze nk'intama, ariko babandi batayumvira bakaba bari mu kigero cy'ihene. Iki ni ikimenyetso kivuga abagome b'abantu bitandukanya n'abantu beza b'Imana. Ibi turabisanga mu gitabo cya Matayo ibice 25 tugahera ku murongo wa 31 kugeza ku murongo wa 46. Ahandi habasomera rwose. Ndagira ngo utege amatwi wumve ijambo ry'Uwiteka avuga. Haragira ati, umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranira imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azazishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwe abo data yahaye umugisha, muraga ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo nywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo unywa? Maze arababwira ngo, kandi ndagira ngo wumve neza, ngo twakubonye ryari? Aravuga ngo igihe mwabikoraga umwe muri mwebwe, burya ninjye mwabikoreraga. Aya ni amagambo yanditse hano muri Matayo ababwira neza uburyo ki iyo ufashije mugenzi wawe mu by'ukuri ari we ubufashije Yesu Kristo ubwe ku giti cye. Arongera arababwira ati,
wumve neza. Kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura. Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data boroheje bari inyuma y'abandi, ari njye mwabikoreye. Azabwira n'abari ibumoso ati, nimuve aho ndi mwabivumwe mwe mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Aha azabwira za hene nababwiraga. Ibi rero icyo bisobanuye, umunsi warose ihene mu nzozi zawe ugatangira kwibona nk'ihene, bivuze ngo akenshi uba uri guhura na wa mwuka wo kutumvira ijambo ry'Imana, wo kudakora ibyiza, wo gufunga umutwe, wo kutumva, mbese ufite umwuka ndetse wo kudakurikiza ibikwiriye. Nukomeza kubona rero ihene isa nkaho byibuze iziritse ku giti mu nzozi zawe, bizaba bisobanuye ko usa nkaho uboheye mu bubata bw'icyaha. Satani ari kugushaka kugira ngo akomeze kukuzirikira muri uyu murongo. Icyo ushaka ni ukugira ngo ubanze wisuzume, kora self reflection, ubashe gukora mu buryo bw'umwuka. Izindi nzozi, izindi nyamaswa, indi nyamaswa uzarota mu buzima bwawe ukarushaho kwitonda nuramuka urose imbwa. Buriya imbwa ni imwe mu nyamaswa akenshi dukunda gufata nk'imwe mu nyamaswa z'inyangamugayo mu rugo, inyamaswa zororwa n'abantu. Ariko nanone iyo turebye mu nzozi, akenshi ukakomeza ukabona nk'imbwa urose ni imbwa iri gukomeza nk'isa nkaho igukomba, kandi mu buryo butari kontrole, cyangwa se iyo mbwa ikaba atari n'iyawe, cyangwa se ikaba ari imbwa utazi. Ishobora kuba ikindi kimenyetso kikubwira ko ari ufite umwuka w'ubuhehesi, umwuka w'uburaya muri wowe, cyangwa se undi mwuka wo kuba umwuka w'ubusambanyi, niko navuga. Rero niba uri kubona imbwa utazi isa nkaho iri kukurigata, cyangwa se ukarota izindi mbwa ziri iruhande rwawe zisa nkaho ziri kukwirukankana, ufite umwuka w'ubuhehesi cyangwa se umwuka w'uburaya. Waba uri umugabo, waba uri umugore, umwuka w'uburaya cyangwa se umwuka ufite aho uhuriye n'ibyo bintu usa nkaho uri kukugendaho. Nuramuka utangiye kubona biri kukwiruka inyuma, bisobanuye ngo hari imbwa mu nzozi mu buryo bw'umwuka. Isobanuye ko uwo mwuka nyine w'uburaya, cyangwa se umwuka wo kumva ufite irari n'ibindi bisa nk'ibyo ngibyo byo kuba wakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nanone zishobora kuba zagira izi nzozi ibisobanuro bitandukanye, ariko nanone ugomba kumenya nk'uko Petero ubwe yabivuze, imbwa ishobora no kuba yahagararira bimwe mu bintu byahise, cyangwa se bimwe mu bintu bibi byahise wigeze gukoraho mbere, by'amateka mabi wigeze gukoraho. Akenshi rimwe na rimwe rero iyo urose imbwa mu buzima bwawe, cyangwa se ukayirota mu nzozi zawe, hari igihe ishobora kuba ihagarariye ya mateka mabi, bya bintu bibi kera wigeze gukoraho, ugasa nkaho noneho bya bintu ushaka kuba wabisubiramo. Nk'uko ubwe Petero yigiriye ati, kavuga ngo nk'uko imbwa isubira ku birutsi byayo. Ibintu byanditse muri Bibiliya ndazi kubasomera, bivuze ngo aba ari ugusubira ku cyaha mbere wigeze gukoraho, ndetse ukaba ufite ndetse n'indi myitwarire itari myiza ishoboye kuba yatuma usubira mu byahise ndetse no mu byaha. Iki rero ikintu ukwiye gukora ni ukugira ngo wisuzume, urusheho ndetse kwirinda iyi mico n'ingiyi, ukayirinda hakiri kare kugira ngo ugume mu bushake bw'Imana, kuko Imana ikukwereka ibi bintu bishaka kugira ngo igushyire kure yabyo. Ariko umunsi nanone uzarota imbwa isa nk'ikuruma cyangwa se iri kukumokera, izi nzozi zazikwereka ko nanone hari igihe mu buryo bw'umwuka hari uburozi, cyangwa se imbaraga z'uburozi, uburozi bw'abantu bashaka kuba bakwatakisha, cyangwa se bakaba bakuroga. Imbwa iri kukumokera, cyangwa se isa nkaho iri kwakunda bisa nkaho iri kugutera ubwoba. Ibi kwereka ko hari ibindi bitero by'abadayimoni, cyangwa se abandi bantu basa nkaho witchcraft, cyangwa se bashaka kuba bakuroga, imyuka y'uburozi ishaka kuba yakwataka. Izindi nzozi uzarota nuramuka urose imbeba. Buri munsi nuramuka urose imbeba, cyangwa se ukabona mu nzu yawe harimo imbeba nyinshi, ibi bizaba bisobanuye ko Satani iri kukwataka ikoresheje umwuka w'umwanda. Rimwe na rimwe turabizi ko imbeba zikunda kugira umwanda mu busanzwe,
ariko zikagira n'ubugome bubi cyane kubera ko zikunda kurya buri kimwe cyose zibonye, akenshi zigahagarara n'indwara zishoboye kuba zaza mu buzima bwawe. Imbeba zirangiza, zirya ibyo zibonye n'ibizitambitse mu nzira. Rero buri munsi nujya urota imbeba, uzatangire gusaba Imana kugira ngo ibashe kuba yagukuraho ibyo bintu byose, kuvaneho umwuka mubi, ndetse ubashe kuba warushaho kugira ngo wivaneho uwo mwanda, ubukene bushoboye kuba bwaza mu buzima bwawe, kuko n'imbeba zahagarira ubukene mu buzima bwawe. Ibyo bintu byose uzajya wibuka ko imbeba zihagarariye abadayimoni bashoboye kuba baza mu ishusho itandukanye mu buzima bwawe, bakakwataka uramutse utabyitondeye. Rero ibi bintu ibintu ushobora kuba wacamo kandi bikaba byagutera mu bukene bukomeye ndetse no kuba wagorwa n'ubuzima. Si cyo kiye kugira ngo ugire ubwoba, ahubwo tangira uhita usengera ibi bintu imbeba zirushaho kugenda zive mu nzozi zawe ntizongere kugaruka. Izindi nzozi uzarota z'inyamaswa ugahita utangira kwitonda. Nuramuka urose indogobe, nuramuka ubwawe wisanze uri kurota indogobe zigakomeza kwisubiramo, ikindi ni ikindi kimenyetso kizakomeza kukubwira yuko ushyira imbaraga nyinshi mu gukora cyane ariko ukaza kubona inyungu nkeya. Ukora ibintu byinshi, ushyiramo imbaraga nyinshi, ariko mu by'ukuri ibyo ubonye ugahita ubona kuko nta nyungu, nta musaruro uhagije uri kubona mu byo uri gukora. Ibi rero bizaba bivuze ko nicyo gihe kugira ngo utangire ushakishe ubuntu bw'Imana, ukorerwaho Imana ikuvaneho ibi bintu byose, gukora deliverance muri ibi bintu byose n'iyi mitwaro idakenera mu buzima bwawe irushaho kugenda. Imbaraga ushyira zizagereho zihwane n'ibyo ubona. Bivuze ngo urgutwara umutwaro w'ibintu byinshi ariko umusaruro ukaba muke. Indi nyamaswa uzarota nanone ukarushaho kwitonda, ukitonda kurushaho. Nuramuka urose ingurube. Ingurube ni inyamaswa ya karindwi. Akenshi ingurube ikunda kubonwa nk'imwe mu nyamaswa y'umwanda, igira umwanda ukomeye cyane, ikagira inda nini, ndetse iyi ngiyi igaragaza ndetse kimwe mu kimenyetso cyo kudasa neza. Bivuze ngo ni icyaha kurota ingurube. Rero ingurube ihagarariye umutima buri munsi udakora ibikwiriye, umutima ukora ibibi. Ubwa nurota rero ukabona uri kubona ingurube, izaba ikindi kimenyetso kikubwira yuko hari umwuka mubi uri kukugendaho utari mwiza rwose w'ibyaha, nk'uko tubisanga mu Bakorino, aho Imana ivuga ngo imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka, ni mu Uwiteka aba. Bivuze ngo rero niba Imana iri kukwereka ko uyu munsi uri kubona iyi ngurube irisa nk'aho iri kukugendaho, bivuze ngo rero hari umwuka ushaka kuba wakangiza za nsengero z'Imana. Wowe ushaka kuba uri gukoresha umubiri wawe unezeza iby'umubiri wawe, unezeza irari ry'umubiri wawe, ushimisha umubiri wawe. Kandi bimwe mu byo Bibiliya dusaba ni ukugira ngo turusheho kurwanya ibyifuzo by'umubiri wacu, ahubwo twe dukore ibyo Uwiteka ashaka. Nk'uko Yesu yaravuze ngo mbere na mbere ushaka kunkurikira azabanze yiyange abashe kunkurikira. Wishaka gushimisha irari ry'umubiri wawe n'iby'umubiri ushaka. Wowe ibyo ushaka ntabwo ari byo Uwiteka ashaka. Nk'uko Bibiliya ibivuga, ingurube ni imwe mu nyamaswa ushoboye kuba wakarabye ariko nanone cyangwa se ikaba isa neza wayikarabije ariko mu kanya igahita usubira mu byondo. Nk'uko tubisanga muri Petero wa kabiri ibice 2:22 haragira hati: ibyasohoyeho ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Rero nurota ingurube izaba ihagarariye ko ushaka ko wasubira muri bya byondo ugakomeza kwiyanduza, ugakomeza kwishiramo ibyo bintu. Bisobanuye ngo hari abantu bashaka kuba ubuntu bw'Imana bwari bwabagezeho, ariko nanone bigatuma basubira muri bya bya kera. Bivuze ngo Bibiliya ibiri kutuburira ndetse itubwira ko tudafite kuba twagendera mu mujyo nk'ingurube ngo dusubire mu birusi, cyangwa se tumere nk'imbwa, cyangwa se tumere nk'ingurube. Tugomba kutangiza umwanya wacu, ahubwo tugashimira ibyo Uwiteka yaduhaye, tugakomeza
kugira ngo dushime. Rero nukomeza kubona ingurube mu nzozi zawe, mbere na mbere uzasaba Imana ibashe gukureho ibyo byaha byose, gukoreho kuri uko gukiranirwa kose. Imana ishaka kumenya ko yakuremye mu ishusho yayo kandi kurema igukunze, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 27. Haragira ati, Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Niba uri mu ishusho y'Imana, irinde rero kuba wakora bimwe mu bintu bigayisha, bisuzuguza Imana ndetse binatukisha Imana, kuko Imana yakuguje, Imana ubwayo yakuguze igiciro cyinshi. Bivuze ngo ugomba kuyishimisha umubiri wawe ndetse ukayishimisha mu buryo bw'umwuka na roho yawe byose. Ugomba kuyishimisha umubiri wawe. Urabizi umubiri wawe ni rwo rusengero rw'Uwiteka, ni naho Imana ituye. Mbere na mbere rero, niba uzi ko Imana igomba gutura muri wowe, hari ibintu birimo cyo ugomba kwivanamo tugoye gukora kugira ngo utirukane Imana muri wowe. Nukora ibibi ugakora ibyanduye nk'uko tubibona nyine, ugakomeza kubona izi nzozi zimeze gutya, ibiri kukuburira bimwe mu bintu bizaza. Iyo udasenze rero, wa mubiri wawe urushaho kuwanduza ndetse ukaba uri kwirukana Imana mu mubiri wawe. Indi nyamaswa uzarota ukarushaho kwitonda. Nuramuka urose akanyamasyo, ni inyamaswa ya 8. Iyi ni imwe mu nyamaswa, ni kimwe mu kiremwa kigenda gake gahoro cyane, kimwe mu kiremwa kigaragaza ubunebwe. Mu buryo, mu busobanuro bwabyo ni ubunebwe rwose. Kandi ubunebwe murabizi icyo Bibiliya bivugaho. Turebye mu gitabo cy'Imigani mu gitabo cy'Imigani ibice 21 umurongo wa 25, ubunebwe n'umuntu ugira ubute ukuntu bigenda. Reka tuhasome Imigani ibice 21 umurongo wa 25. Twasomye ko afite Bibiliya twagiye. Umunyabute yicwa no kwifuza kuko yanga gukoresha amaboko ye. Hariho uhorana uburura umunsi ukira, ariko umukiranutsi aratanga niyimane rwose. Bivuze ngo rero, mbere na mbere Imana ishaka kukubwira, niba umaze kurota akanyamasyo mu buzima bwawe, ufite umwuka w'ubunebwe, ubute udashaka gukora, mbere na mbere usa nkaho wanga gukora buri munsi, ugahora buri munsi ufite inzozi zo kugira ngo utere imbere, ariko Satani ubwe arashaka kugira ngo utazagira icyo ugeraho, kuko icyo adashaka no kugira ngo uzagire ikintu ugeraho. Inzozi ziri kukubwira ko uri kugenda gake gake rwose, uri gutera intambwe ntoya. Rero nunakomeza kurota, ukarota ibinyabushongwe cyangwa se uri kurya bimwe muri ibyo ngibyo, bizaba bisobanuye ko ugomba guhita utangira ugasenga, ugasaba Imana kugira ngo ikuvaneho uwo mwuka mubi, ukomeze ubuzima bwawe rwose, urusheho kumera neza, urusheho guhagarara wemye. Iki ni igice cy'ivideo. Mu kanya ndaje nkubwire, ese uramutse urose iki ni igice niyo tujye gusoreza inzozi z'uyu munsi. Mu kanya wandike n'izindi nzozi ndibuza kukubwira muri video ikurikiraho, kuko mu kanya ndaje nkuhereza indi video ikurikiraho. Ndetse ntugende udakoze like na subscribe. Ndaje nkubwire uburyo cyura uramutse urose ingwe, uramutse urose intare, urose ibikeri, urose ndetse n'izindi nyamaswa, ubucurama n'ibindi byinshi, icyo byabisobanuye mu buzima bwawe. Komeza gukora like na subscribe, ndetse witegure ko video buri kanya buri munsi mbona nzisohora, ndetse uhore witeguye kandi ukore like, kandi mwibuke no gusenga Uwiteka icyo abashaka no kugira ngo mukomeze gukomera, murushe no kurwanya ibibi. Nimucikwe na video ikurikira, ni igice gikurikiraho. Nababwiye ko ugomba kwandika inzozi zawe, ubutankaza kuzisobanura nivanze no muri zo ngizo zindi, icyo byabisobanuye. Love you so much. Ya William Future na Instagram yanjye ni William Future, hacaye ibintu by'ubwenge. Nabashaka kutwandikira kuri WhatsApp, inyunganizi, inkunga n'ibindi byinshi bitandukanye. Nimero ibiri muri description, aho ngaho niho uyisanga. Love you so much. Cyangwa ushaka kumvugisha, ndabakunda cyane.